ya kipe noneho yari yarabuze mitse mfatirana timu ya Gisusu Comedy yose noneho umva ko Gisusu yari yarabuze ubu turi kumwe none ahangaha Gisusu tubwire wari waraburiye he ko akazi kaguheranye ariko ngiye n'ubundi muranambangamiye ngiki nambangamiye pe tubwire rero impamvu tukubangamiye gufatirana umuntu akiva mu kazi ataranarya kurya se ni impamvu yi kurya ni impamvu yo guhaga urumva bakubangamiye kubera ko wavuze ngo usuhuze inshuti zacu ubu urimo urabasha kuvuga utari je ndimo ndabasha kuvuga ariko n'ubu ngubu ndumva nenda gupfa ngababwira abagenzi bawe bagutegereje ubutaha twarakubuze ariko uyu munsi ho ni burundu nago bacika aba bagenzi banje bano bari imbere yawe hano imbere yawe yes yanjye kuki wirengagiza reba abantu mwamaranye igihe kirekire kugeza ubu ngubu mugeze mu bihumbi igihumbi kirenga cy'aba subscribers ntago wibuka igihumbi kirenga mukaba mukiri kumwe erega n'amakuru ufite wowe ku gihumbi ubu hari kurengaho nk'amafaranga angahe makesi na 70 naga aya mafaranga rero bayarya bonye nyine si wese waheze va mu byurimo igihumbi n'amafaranga 70 oya yeba amereze ku gihumbi 70 bayigabane bonye kanguka nyine uze mu biganiro none se uzamutabiganiriye musangire gute kandi udahari harya uravuze ngo ariko wajyaga Gisusu mu kazi acahana nk'akana shabanza ahubwo aba yarakaraye akajya mu kazi kamurimo musobanure neza ariko kuki butera nakira ari kuvuga musobanura neza butera rega yarayavuze ahubwo buri ijambo niwe turihaye cyane cyane mwanya n'uwawe uyu mwanya uri mu wawe ndimo ndabwira ba butera rero kamubwire di buriya njyewe impamvu ni narabuze numvaga nshaka kurya agiye gukorera andi mafaranga menshi ndashaka kurya nkarya nanjye nka butera urabona ariko yaratamiye koko umuntu barakoze none byakwiye kuza gusa none kucyumva ko ngiye naguma ni nk'umwumbati ariko buryo uzi ko nabyo nari nabonye mwiriwe aba ni bashiti bawe mukomere buriya nanjye mba nshonje mfite ikibazo cyinshi uzi ko bambwiraga igihumbi ntibaza se amafaranga 1070 byavuye ariko ushobora kuba wansobanuje nabi nase wari uvuye ku kiyede ni 1070 cyikise subscribers naherekana mbikubwira ariko n'amatwi yawo bapfuta tabaye nabyo ruzi bimenye buryo uzi ko mudukunda ubu rero guhera akakanya nanjye Gisusu giye guhita ngaruka rwose wayakanguka muri iyi minsi urasinziriye ku buryo n'umuntu agukubita ntunakanguke ubu ngubu rwose ngiye guhita nkanguka noneho ngiye kujya makorera utuntu twiza gusa ahubwo ikibazo nuko muzaseka mukamfana sinakura he abandi ikibazo cyawe no kuri kubura nzajya ngabanya ntabwo nzongera kubura umva nkubwire abangaba nabadapfa abangaba niyo barwaye bahita bakira burya rero nabyo mwaye muzi nanjye ndi umuntu utajya upfa ubwo rero muri kumwiteka ukumva ngo napfuye da reka muri kumwiteka nka Gisusu Comedy mugomba gukora mukaryohereza ababakurikirana iminsi yose ibyo byaba byiza pe ahubwo mukomeze mushishikarize n'abandi batari kuzikora rwose mubashishikarize nabo bazikora izo subscribe uziko natwe tuba dukeneye kurya ubu urabona aka kantu mufite koko natundi nkeneye ko twiyongeraho ariko nangana nka Butera umva Gisusu igeragezo nyine nawe uteruremo waterura ibuye ritoya waterura manini nyine kugira ngo uzagiterura ibyo ubashije uzagiterura ntuzagirenza ingiro guterura byane ibyo ubashije kumarasha tuzaterura ukibagirwa ukanarenza urugero kwa nyine nimba kumbaye ko muraho neza ni iminsi myinshi ko nagarutse ndi wundi mwabibonye ko nabaye ndi mushyashya abaje meze kwa kundi
abadufunguye Butera yagarutse mu yindi sura. nagutse mu yindi sura. Ega niyo mpamvu ngiye mba bafatiranye kuko kubabona ewana mba ndi hafi y'aba bantu mba ngira ngo mbavugire kuko nanjye mba nshaka kumenya ibishyashya kuri mwe. Niyo mpamvu rero ngomba kubafatirana mukatubwira ibyo ibibarimo. Mufatiranye umuntu rega nashonje. Oya mugire vuba mutubwire ikintu muduhishiye muri iyi minsi ya vuba cyane. Noneho ubu ngubu muri iyi minsi iri imbere tugiye kubasohorera agakomedi keza kabaryohe. Buriya umuntu uzakareba n'ibanga azaseka neza rwose. Ariko Butera akunda kugira ibanga ariko se Butera mu kazi n'ibanga birura ni byinshi cyatwiba n'ibanga. Abantu bakoze subscribe rero ikintu nahereye kare mbabwira ntabwo ari ibisambo. No gukora subscribe burya baba kwizeye. Bariya baratwizeye. Ahubwo ubundi ibyo banga babitse bayikomeze. Banga n'ibanga. Ntibarikomeze baritegereze. Bo bakomeze gushishikariza n'abandi. Mwebwe nyine mubizeye. Twe turabizeza ko imfunguzo tuzazibaha. Sibyo twabima imfunguzo. Sokose. Aha. Imfunguzo twazibima pe. Ibyo rero nibyo bakeneye ubu. Imfunguzo tuzazibaha nta kibazo. Ariko bari kumbwira ngo mfate ingufuri nayo mite nyitanga. Ugomba gutanga imfunguzo ariko ingufuri ukayigumana. Cyane. Ingufuri ngomba kuyigumana. Imfunguzo nkaziba. Kugira ngo nibaza bajya baza basanga tuhari. Bahita bafungura. Si ibyo se. Yafata ufunguzo itafungura bihuriremo. Akutambwiye ngo ako musigaye muzi n'ubwenge. Urumva icyo kinyarwanda? Azajya ahita afungura ahita asanga twe azajya ejo gufungura asanga turahari. Afungure rwose tumuhereza rugari. Fate ingufuri yanjye n'imfunguzo tanga. Nkuko wafata iyi telefone urumva iyi ni ukifata ukavuga ati njye ndayitanze. Nawe ukayitanga. Nanjye nkahita nyitanga. Ukayitanga. Ukabura y'Imana. Nkaba ndayiguhaye. Ni ibyo rero ubu nanjye ngiye kujya ku murongo uzi ko nta telefone narigiraga. Ubu ngubu ngiye kujya ku murongo njye mbasha kubahamagara nk'ubu ngubu nayo nababuze. Ni umuntu undangiye ngo bagisusu hari ahantu mbabonye bari kuva mu kazi ariko size basa nk'abantu baruhutse ukuntu mitanza ndabagwa gituma ndavuga ati ntabwo mucika. Ariko ubu nubwo ndushye ziriya nshuti zanjye byana nakuzihereza pisi nkanjye dini. Biremewe cyane buriya nabo bishimye rega ntabwo baba bishimye nkanjye. Ariko buriya murenda kuzishima rwose bikabarenga pe. Mu minsi ariko mwadushekeje mu kanya mufite ahangaha ko mufite iminota mikeya ko tushaka kugira ngo wenda nk'iminota nk'icumi ishire hari icyo mukoze. Umuramvu naba witonze mbanze nisekereza abantu. Haguruka mutangire mu basetse akantu gatoya. Haguruka wese ndakubwiye ngo haguruka. Utagiye kumvangira kandi ubundi ubwo se uri kurya ifoto? Ndi mu nda ry'ifoto. Ko si ngubu kifotoreza hera afite umutwe runini. Akosha wowe ufite umutwe upima metero 2 niwe ufite umutwe mutoya. Ko timu ya Gisusu nayo ni danje. Narayivu mwayikina. Ni butera mu kazi. Akoze ko aho ngaho mwa araguruka ariko Butera mu kazi ajaguruka. Ntago wamenye imbaguruka cyangwa umbona wagira ngo afite amababa. Butera ndacari mu mwana cyane. Agira ngo umva mugaruke hano. Ako karabaye. Yego komanda. uko neza nanjye nari mpfuye. Hari ibyo ntarenze kuri Butera. Ngiye mbonye amababa ndayeberwa. Mababa se? Tuba tuguruka iyo byabaye ngo. Ngiki? Turaguruka. Nubwo muri kumbona ari gutya. Uko neza kumutora birananiye neza arambura. Kubitaza akagunga. Turarya. Iyo tuvuye mu kazi sinakubwiye se ngo ujye ugerageza uterura utubuye dutoya. Ariko naka kabuye k'umunani. Ufata ukangeranya n'ibuye. Ntago ari wowe nagiraranyaga n'ibuye. Ntago wowe wananira. Kandi nakunaniye.
munanire kabirize uzi impamvu naniye ntayo nzi uyu yaguteruye kugeretseho n'amabuye kandi sinigeze neza kandi wese atawariye indi yakubwiye ko yari ese wamugaburiye ahubwo rata bye njyewe ikanyene njye kurya neza yaranamvuna ararara sha nuko uragakoze none se ni imyenda uragakoze pe gisi none se ngo niba ugiye ubwo naho kwa kangahe tujya kuganira tuza gusita abantu tuza kubasetsa tuzongera duhure ku cyumweru njya mbona abantu badukunda cyane uzi ko dusigaye dukurikiranwa n'abantu benshi giso wowe watakaye ntago buhari ariko giso sha sinzi ibintu muri no minsi arimo umva baraduse baratumva ewa njye mbaragiye hasi mba numwe giso yaragoswe ahubwo butera mu kazi nicyo ushinzwe gisusu najya gucika fata umugozi zirika mu izosi ngarura kamubaza buriya hari ikintu naheruka kureba ariko buriya nk'abantu bamaje kudukurikirana kuri ya video ni nkabangahe ya video utari urimo yari utari urimo ni benshi we turabashimira abagezeho bose ahubwo mwe mwabashe gukomeze n'abatarajyaho bayikurikire n'abandi kandi nabo bashishikarize ko bayikurikire video yabanje bayirebe ifite iminota 24 umva iriya video ni nziza nayo harimo utuntu twinshi turi gukundwa urera witakara we garuka mu murongo dukora ibintu bizima ahubwo hari ikintu kinini nshaka hari ukuntu twakongera tukabikora iriya video tugahita tuyitunganya ikaba nziza noneho tukazajya gukora kandi kariya bararangije kukabona barishimye uyu video iri vuba cyane nta nubwo izarinda igera mu kwa kabiri cyangwa kwa gatatu yitarabaho batarayibona ubu video mwakinnye uyu munsi turababwira yuko uyu munsi bakinnye video iri buze vuba ubiri muri atunganywa rwose mwitegure yuko video ya Gisusu Comedy iri hafi kuri Munezero Fan ni muzawure mu minsi 2 bura cyangwa umunsi umwe ewana mwitegure kandi bafite video nyinshi cyane babafitiye kubagezaho turafite ibitekerezo byinshi tugomba kubagezaho Gisusu ndabona areba nk'umuntu ushonje inzara yo ndayifite rwose reka dugwagahoshye nubundi buri igikoma wasanga banakimaze ariko uziko madamu buriya wasanga n'isukari yayiguza akayishyira hari utuntu numvishe ngo twebwe abagabo twavumbuye irindi wanga ngo ntabwo igikoma kikiri cy'ababyeyi ntabwo ababyeyi ubundi ntabwo bakwiye kunywa igikoma ubundi umugabo yanyweye igikoma kwa kundi ashaka kunyara nubwo bavuga ngo ntabwo amenye igikomye mu nzu akinywa cyinshi yakumva ashatse kunyara agasohoka ubwo wa mujura ahita abura ukuntu mu kandi kanya agahita aza kwiba impamvu buriya bavugaga ati ngo nta mugabo unywa igikoma ni ukuri iki batakinywaga kandi nabo bari ababyeyi bose si nyine si ababyeyi urebye banga ababyeyi barabaryamiraga abagore barabaryamiraga abagabo bakaburiramo rero cyari kimwe ubundi bose bari bafite ubusambo barya kuri za nyama ibyo nta mugore urya inyama aho nta mugore urya inyama nta n'umugabo ngo unywe igikoma kubera iki bose bwari ubugegera bose bari barabaye none ubu ibintu byose byabaye uburinganire n'uburinganire umugore arayihebe badafunda guhisha amazi ahantu hose ubu nibye ubwo rero urumva ubu igikoma nanjye ndagasingira da ahita butera ndagasingira njyewe ubu agakoma njye narabibonye njye ni mugona nkwe igikoma pe ariko nta kimwe nasohotse ubwa mbere bwa gatatu mu bitara nimba nabwo nsinsubira hanze muri amabariro atatwi sinshobora gusubira hanze ngiye niyo mpamvu rata tukabona umeze nk'ikigori cya hybride kiri ku ifumbire ariko se urakira gikoma ushyiramo akahe kabanga cya gikoma ahubwo nige bagiteke bakakimana n'isukari irimo sha ariko akantu ka mbere katumye njye mbasha gukunda igikoma kuba kameze neza nubwo nkahura n'imbwa ariko nubwo muri bafite n'ubwo basha bakajya guhura nayo umunsi yakimaye n'ubundi namwe igikoma noneho ngiye kugenda nicyo ndabanza kunywa mpita njya n'ibiryo bya saa sita ninjya no kuryama ntabwo ndanywa n'ikindi
Ndenzeho n'ibyo kurya. akubwo nuzikangura wanyaye ku buriri Oya. Ntago wanyara ku buriri ngo bikunde. guki Uhita usohoka hanze ako kanya. ufite arabu mu mubiri wawe ariko kubwira se ati buriya Ubundi upfa kubera kumva iki ushatse nta muntu kunyara mukuru? gusa. Eh, Gahita bikubwira ati we hanze. hanze umuntu mukuru ariko ukaze ku muntu mukuru Uzi ko njyewe rimwe ni ukubera iki se nta mwana abibwira umwana se impamvu umwana w'abatekereza n'ubundi ko nahanyara akundi wajya kwanyara n'ubundi atekereje ko ari hanze nanjye kera nyiri umwana ngize kurota yawereka niyo yahanyara ababyeyi babyuka bari mu baje kazi kwanika njye rimwe nyiri umwana ngize kurota ndimo ndanyara ku gihuru usanga uri kunyara ku maze ndaryama we maze ndanyara imyenda yinyaramo we ariko buteye ibaze nawe buteye ariko busha ubundi muri ya matungo yanjye noroye bitewe n'ako kajambo uvuze kunyigisha ukuntu bateka igikoma mugabiyemo udutungo nka tubiri ishashi n'isekurume inka se ihene inkoko Ishashi webwe tuzabisobanuza nitubibona ahubwo umva se ariko ko ndeba nguhereza amatungo ukanga kwishima abanje nishimye ahubwo ayo matungo ngiye nshaka kujya kuyakira kuri iyi nshuro Gisusu yatangiye kugaba amatungo ahantu mfite ikibazo itegura ubwatsi wowe butera mu kazi ubwatsi bwere butegura utera ahantu mfite ikibazo agurishije sumbiryi gurisha inkoko gurisha ihene n'inka n'ingurube n'inkwavu none ubwatsi ndangije nigurira imbeba gusa ariko ubu ngubu ntabwo nyibona ibigori byo guteka igikoma nawe ushatse kuvuga iki agiye kukugabira rero nzakugabira nawe nkugabire kugira ngo uzabone ko ugiye kungabira ikibwana cy'imbeba noneho nikizayimya kuki utari kugishyiraho kubwiza muwe wangiye ujye ubyimiriza oya umva rero kuri iyi nshuro Gisusu Comedy itangiye kugabira bagenzi babo ewa ibyo bintu bibaho Gisusu Comedy kugira ngo utazongera kunywa igikoma nuvuga ngo Gisusu yatangiye kugaba amatungo wari kumbwiye ko najyanze nkahura n'imbwa wambaye umurangabira imbeba zo kuza kondera ibigori Gisusu karame komeza ugabire umuntu ubundi niba udashaka n'imbeba nzahita nkwereza n'umushumba wo kugira ngayo ngo cyangwa niwe uzaba umushumba nose uzampa ibyo bigori uzi umushumba nzaguha ntawe nzi nzaguhereza umushumba uzajya utuma ziriya mbeba zawe zikomeza kurya biriya bigori basi se uwo mushumba uzama wazanteye inkunga ukanywera basi nkanaguramo akamashu uzi ikintu nzakugurira rwose nzazana injangwe zose zihagarare ku myenge zinjiramo nta mbeba izongera kwinjira muri wa mwenge ubwo yose zizahita zigenda zirunde muri wa mufuka w'ibigori ntabwo uzongera kunywa igikoma nk'uko nanjye nakibuze ku tugori nari nsigaranye insanga ifi itashije uragabirana hafi ya nabyo wa mugabo we hafi ya nabi pe wari ugize neza nishimye ushatse kugira ngo ahorote nicyo ashaka namwumvisha ese njye ndishimye njye ndishimye njye ndishimye ntabwo yishimye Gisusu musezera aba bantu murabona burije uragira ngo ubu nanjye nsubire hasi we musezera aba bantu ndabona bwije ayada bayi bayi njyewe rwose baracyabakurikiranye kandi ibintu mwari mukoze byari byiza mbe Gisusu yabonetse ewana amen amen kubera ko warumvunnye se umvunnye se njye nagukozeho kandi wowe Gisusu niko uragenda buriya inyota iramwishe y'igikoma buriya karashonje inzara kishe kadusezere za nshuti zacu dutahe umva mwana Gisusu umwana umugore wawe ari mu bimare da nshuti zanjye sawa mugire umunsi mwiza kandi mukomeze kudukurikirana kuri Munezero Fan cyangwa mwandikemo Gisusu Comedy bumva Munezero Fan birebire ukubitamo Gisusu Comedy basi wirebere niyo bakanikamo Gisusu n'ubundi bita biza byose ewana mutere mukazahita azamukana Gisusu na Dini bakazamuka turi hano inshuti zacu bye bye mugire umunsi mwiza n'ijoro ryiza uwo ni Dini arabasezeye sawa rero umugoroba mwiza twari turi kumwe na Gisusu team ngabo barimo barabasezera bagenda naho ubutaha video ni vuba.